amagambo abarozi bakuvuzeho muri aka kanya ntagazanaha ibintu byavuze ngo ni gihenge ntagaze mu gihenge amagambo bavuze akuvuga mu izina rye abayobozi bawe bo mu nkemu bo mu mubiri bakuvuzeho atari meza akuvuga Imana yarejeje barimo gukora abantu batangira gusenga inka batangira gusambana batangira kubana n'abanyamahanga Imana ibujije babara iravuga ngo nta n'umwe uri busigare ngo bose we ngiye kubica bose ndakuremera abana ariko abo barapfa Mose arangije areteseda yinginga Imana ntubica ndabica ntubica ndabamara ntubamara atari gusema reka mubaza Nibura mwima ngo reka mubaza urabica abanyegiputa baravuga ngo wabuze imbaraga zo kubahindura kabiri amahanga yose aravuga ngo iriya nyanja acitsemo kabiri nubwo rero muhaga cyane bakambuka ko nticyari gikomeye bano inyanja byakunaniye kubahindura rw'Imana y'ingabo Imana yigarure muri aka kanya igera kuvana igera no kugeza hari amagambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari amagambo icyenda agera kuvana ari muri Yesaya mirongo ibiri karindwi Yesaya kandi ibintu bariho nanjye bindiho ariko uyu munsi Imana yavuze ko bigira gute ngo bivaho ugeze gake Yesaya na kabiri ariko reka mbabaza umugabo bita Ezekiya amaze kwakira amakuru ko agiye gupfa yashatse abaganga amaze kubona ko agiye gupfa yahindukiye he afite ngo yatangiye iyo ni intercession yavuye mu banza agira ngo n'abahindukira taninga hindukira genda uvamo kuwa mbere blood shower kuwa kabiri anniversary kuwa gatatu blood shower kuwa kane kuwa gatanu ntabaza muri Debora tunabaza gusenga kumva abantu mu mafamiye y'umugabo abishinzwe umugabo wa kucyumweru ugasanga ndabona yapanze amakwe buri cyumweru itujya mu nzu y'Imana Satani arimo arakuza kwakira itangazo Gwe mukwegere ngo hindukira barahindukira sinako byamazi agiraho ese message yakiriye yariyo cyangwa ntabwo yari wagiye kugira gute nawe ukarota wacitse akaguru ukarota wakoze agisida ukarota ibintu byinshi bitandukanye waragize ngo mwana mbona utabivanaho ntabwo uri Imana ukavuga gake nk'abarundikazi hewe Mana mugabo turi Imana utabikora biragushaka yakizabona ari Imana ikeneye kuhindukira ukavuga ngo ntabwo ndi bupfe Imana ikeneye kuhindukira ukavuga ngo ntabwo ndi bunyagwe Imana ikeneye kuhindukira ntabwo muri hano wahawe akazi n'abapfumu akazi n'agahawe n'Imana uyu murego uravuga ngo kontra yawe ngo ntabwo bagira gute ntabwo bayemeye birarangira uriya murirwa bivuga yasohoke gufata amadeni ngo mubone minerivare y'abantu turabyanze abandi barajya gukora ubukwe bagashyiraho n'imbuga za WhatsApp zavuga byanze
gukora ubukwe ako ni akagayi turabyanze ujye ukora ubukwe n'ifaranga ryawe kuri gurupe uriya yatwereye makeya undi ndabyanze kuba bigenda byanze kabisa umudamu yarasenze nikanyarira aravuga ngo mana ndabyanze sinkeneye umuntu umfashiriza uyu muntu gukora isengesho bite mu Rwanda bita mituweli de sante si ngo abana banjye bajya kwa muganga ariko famiye zimwe na zimwe zishyuye mituweli abana banjye bajya ku ishuri ariko famiye z'umugabo wanjye cyangwa famiye z'iwacu zatanije amafaranga ngo bajye mu ishuri twambara ariko batangije ndabyanze niko yavuze yavuze by'umugore udashaka ko namufasha niwoheje ariko nyuma hari umusozi turimo gusenga rero z'iminsi hafi rero muri mwishyamba ry'isitari mbere yo kujya muri ejiti mu kwezi kwa munani none wumva numvise hejuru umugore asenze n'iryo nicaye abana none abandi bintu bagiye maze babishyura ndabirambiwe nanjye babishoboye amafaranga nishyuriye abana banjye amafaranga nishyura abana banjye nawe imana ibuye uraganisha imana ikumugisha iragufite kubw'imana ziba wese asigaye abyuka mu gitondo arajya kuri telefone ngo arebe niba nta mudiyasipora wagize gute wohereje umwuka w'imana yambwiye ko hari abantu bagiye kugura konti sinzibana amadolari sinzibana amabundi ariko hari konti yumvise ngo imana igiye kugura zayo konti uzabibana amafaranga muri fiyeri urasigaye gutanga mu rusengero bakigisha kuko iyo utanze bose baragukurikira hanze baragukurikira hanze nanjye naburaye ubu dusigaye gutanga mu rusengero tukijya imbere yabo bakatanga mu gapapuro ntanze miliyoni mu rusengero ko batanze miliyoni bose bakakugenza ukumva ufite babyara bari aho ngaho akavuga batazi mu rusengero ntangira neza ndetse ngo bya papa masaje mu rusengero kwa kanaka ngo haruzi ndamyo ugerageze gahoro uko usoma buri kintu tugisenga turasoma mu izina rya Yesu ari Yesaya 42 guhera ku murongo wa 22 naho gusa kabisa aba bantu n'abantu basahuwe turumva mwami Yesu akaboko kasahuwe itegeko ryasahuwe yarishenge mu izina akaboko kasahuwe kagari ibyanyu ishuri ibihumbi 10 mu izina rya Yesu umunsi Nebukadineza yabageze imyaka 70 Babuloni ikabageza imyaka 70 bajya gutaha bajya kugira ngo kuro yari ku gishuri umunsi Abimeleki atwasa igihe yamusubizaga Ibrahimu yamuhaye isaha muri feza warasahuwe amakote barasahuwe umunezero barasahuwe warasahuwe ariko muri aka kanya kuba imbaraga zasahuwe ziraserutse izina rya Yesu kuba muri Yesu nasahuwe akazi keza itunga cyiza
cyiza. Kabiri bagize gute? banyazwe inkokore Bagize gute? banyazwe inkokore Imyuka yanyaze inkoko. Muri aka kanya ndayishenye. Uzi kukunyaga akanagusenyera akagira gute? Akagusenyera. Vuba muri aka kanya ibyasenyera byose bivuyeho. Nacira umugisha wo kubakirwa mu izina rya Yesu. Imbaraga zasenyera muri aka kanya ndazikuriye mu izina rya Yesu. bose baratezwe Bose bagize gute? baratezwe Baguteze mu buki. Uri buki. Iyo turi mu byobo akenshi ni ubuzima bwo kutazagira icyo uzageraho. Ni ubuzima bwo guhora wizunguruka. Vuba muri aka kanya imyuka yangize bakanyega uburozi, bakanyega ubugwa, bakanyega ikibi cyose. Muri aka kanya kuri musabiro mu bintu soza bivuyeho. bagwa mu byobo Baguye muri hoteli y'inyenyeri eshanu sengetwa. Baguye mu nyenyeri, baguye mu maviza. Baguye icyobo. Iyo turi mu cyobo ni imyuka y'urupfu, ni imyuka yica ibyaha. Vuba muri aka kanya imyuka yajuguye mu cyobo. Muri aka kanya ndayishenye. Amabingi yaraje. Ingwe iraje. Ngo barangije bamuzunguza umutwe ntibamwumva. Bumva ijambo yababwiye ngo intare iraje, ngo izasenya buri kintu cyose muri iki gihugu. Kabiri, ibingira biraje zizabanyaga, muzasigara muri abakene inyuma y'abandi. Gatatu, intare iraje izabatwikira, ntazongera kugaragara. Jya mu kazi ntugaragara uratwikira. Umwuka w'ingwe uradutwikira, umwuka w'ingira uratwambura, umwuka w'intare utwikira byose ugiye kugeraho. Arabwira ngo ndabibabwiye, hanyuma ndabibabwiye mu buryo bwo kubisobanura. Kumvaga intare none harangije ntibamwumva. Muri 593 mbere ya Yesu Kristo, Nebukadinezari aza ari intare. Ibisonga byiwe bizana amabingira, abasirikare biwe baza ari ingwe. Barangije babatwara imyaka 70. Ariko twebwe twarimenye ibyo byobo twabivuyemo n'izina rya Yesu. kandi babayinyegeje mu mabohero Ndibuka umunsi umwe ndi mu rusengero aho nshumba mukamenya ngo nimbwire abapapa n'abamama wasenge cyane bagiye hari imbaraga zo kumagera ku mugezi mu mabohero. None mugabona amadosiye barandikwa nkabona bashinja ndumwe mu rusenge cyane. Ndangije ndigendera mbahaye mesaje ndasenga bivanaho. Ariko buriya iyo umuntu ahaye mesaje bariye niba yanjye cyane akenshi ndababarira. Umumama umwe arangije wagiye kubona banakaranyije abapapa muri eglise nabicaje. Ndimo kubabwira ngo ibi bintu birasomeye ku buzima bwanyu, nimusenge mu bivane. Ngo bakandira gutya
burya bagomba ibitangaza akajya gutya nagiye kubona amarudamu aranyandikiye ngo papa waravuze nitwumva ngo ubwonye bamusinze atarashe icumuro ntibarafunga urangukira undi arambwira ngo papa ubona gukomeye mu rusengero ariko gukomera nyine mu buryo afite amagara meza yakoraga n'ibyo byose bamwirukana mu kazi atarasha ibyumweru bibiri nta kintu imana itavuze ngo tukivanemo reka atubwire mu icya gatanu wasaba abantu gusa shangazi yaravuze mama aravuga onke aravuga papa aravuga mama aravuga bamushyira mu kabohero ariko ijambo ry'Imana hamwe n'akanwa kawe hamwe no kwizera kwawe iryo bohero Imana iri kuvanyamo kubibana iryo bohero Imana iri kuvanyamo turabona ikuyemo gucika inyagano ubayeho ukorera abandi ubayeho ubwira abandi ubayeho n'abantu gukora muri banki gusa nyuma ya banki kugera muri banki ubuzima bw'abanki niho buba hari umuntu wicaye ahantu arimo uracuruza ifaranga ryiwe amanywa nijoro ariko warangiza ugataha saa moya z'ijoro abana basinziriye kandi ukava mu gitondo ubuzima bwawe buri muri banki uramurikira nawe urebe ahandi ubuzima bwawe bumara amasaha arenze 10 uhareba aho hantu uvuge ngo kakandi ugakunda hava umwuka wo kunyara umunyace kugira ngo ubone viza yawe n'ibitangaza ntibakita ubuzima tuburambirwe kumva uzabona kujya muri koreya ubonere ku gatumba kawe ubonere mu gihugu cyawe ubonere mu kazi kawe ubonere mu rugo rwawe kugira ngo ubyakire mu izina ryawe amina atawo kubakiza hamwe na Yesu wanjye ndahari
Uretse mesaje ngo bene data warwanyeho ngo ntibishobotse. Abantu ntawe urimo kugukiza, ntawe utazi urimo kukubona, ariko uyu munsi akiri ubutabazi bw'Imana, akiri ubutabazi bw'Imana, akiri umukiza. Haleluya! Mu mazina ya Yesu menshi yitwa umucunguzi, yitwa umurengezi, yitwa shami, yitwa umungeri, yarangiza akitwa umukiza. Mu mazina y'Yesu amazina 53. Hari abo yitwa ngo ni irembo, ngo yitwa irembo. Iryo rembo rero riciwe mu izina ryawe. Akira gukira kwawe, akira kubohoka kwawe. Tugeza kuri 7 cyangwa 8. Ngo nabo gucika inyagari. Ngo byaragera aho gucika inyagari. Wataho kuvuga ati barekure. Ntawe kuvuga ngo ngira gute? Ariko ijuru nakubwiye. Rekurwa ujye mu byawe. Yesu aravuga ngo arakuyakuye. Akira kurekurwa n'Imana n'Isirayeli. Abantu bari mu mirima bagati imyaka 25 bategereje gusa ikintu kimwe, bazanye nyine cyubahiro perezida wa repubulika niyo bategereje. Ntawe se bazarekurwa na byane, ariko turasenze Imana nize, Imana nakurikiye, Imana niringiye. Akira kurekurwa, akira kubohoka kw'Imana nzima. Iri ni ijambo ry'abategura uyu munsi, ijambo ry'abateraniye hano uyu munsi. Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 10. Daniyeli mwagezeyo chapitre 10. Turasoma imirongo 2 yonyine igira icyo mvuga. Era kuri 12:12 gusa. Watangira turasoma mu izina rya Yesu. Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 12 na 13. Maze arambwira ati ntacutinya Daniyeli, kuko uhereye umunsi washiriwe. Maze arambwira ati usubira mu mazi arambwira ati bidukubwira bigapfana nimustane nuhora maze agira gute ati ntacutinya Esperance. arambwira ati ntacutinya Esperance. Kuko uhereye umunsi washiriwe umutima kumutahura, umunsi watangiye gutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana, no guca bugufi imbere y'Imana. amajambo yawe yarumvise, amasengesho yawe yarumviswe. Amasengesho wahagarariye Imana hano yarumviswe. Amasengesho yawe yarakiriwe kubw'imbaraga z'Imana. Amasengesho yawe
Twakira umukozi w'Imana mu Rwanda sinzi baraje hano n'ubu asenge n'umukozi w'Imana mu bishop muri Ghana yitwa yanatse kuzanga ibyakunda ariko arakomeye pe imbere y'Imana n'umusenzi ukunda Imana ngo umunsi umwe pasiteri aramubwira ngo nahaye ifite abantu tugiye muri interiyeri muri Ghana ngo bageze ahantu unambwira ngo reka njye kwihagarika urabyumva mu kirundi agiye kwihagarika amahirwe make yihagarika ku ibuye ntabyo yarazi haguruka abagabo b'imbaraga baraza batera umugabo baramukunkumura baramugurutsa ngo wowe uri igiki wihagarika ku Mana yacu birabuye n'Imana urayihagarikaho bwira umuntu kwegereye ngo Imana wihagarikaho niyirwanire n'Imana nyabaki Imana wihagarikaho ntabyo narizi muzashyiraho ko ari Imana yenda bizagira bizajya bituma abantu badasuzugura Imana yabo ariko Imana yabo irasuzugura uwo munsi Eliya yasuzuguye Imana ya Yezebeli arayisuzugura Eliya aravuga ngo reka Imana yanyu ishobora kuba yagiye mu buyezi agasura agashera n'agashera mu kirundi n'agasura agashera yagiye kuba impeke mu kirundi Imana yagiye kuba impeke mu buyezi atari kubishobora kuba yenda yaje kuba impeke Imana yanyu ishobora kuba isinziriye nimuyikangure ariko Imana y'abadebora zamwe ibiganza byawe haleluya iminsi 20 mumaze gusenga dayimoni ari mu kirere cyawe marayika w'Imana ijoro iyi minsi 20 amuvanye mu kirere cyawe amuvanye mu kirere cyawe amuvanye mu kirere cyawe akiri ikirere cyose akiri ikirere cy'umugisha akiri ikirere cy'imvura akiri ikirere cy'imvura ikirere cyawe dayimoni yaryamyemo abarozi baryamyemo abapfumu baryamyemo muri aka kanya Imana yabashenga